Yesu nashimwe, umaze iminsi wibaza ibibazo kandi bifatika, umaze iminsi wibaza ni iki wakora kugira ngo ube mu bantu bafite amahirwe. Iyi si uko tuyibona, iyi si uko iteye, kuyibamo bisaba kuba ufite amahirwe. Aya mahirwe aturuka ku Mana. Rero umaze ukora ariko ugasanga ibyo ukora byanze kuzamuka ngo bijye ku rundi rwego, ugasanga ukoze umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu ndetse n'uwa kane. Rero umaze igihe wibaza kirekire ngo nakora iki, naca mu zihe nzira, nanyura he kugira ngo ngere hariya. Rero uyu munsi ndashaka kubaha igisubizo cy'ikibazo umaze igihe kirekire wibaza. Mbere na mbere manza ukore subscribe, nurangiza ukore na follow kuri TikTok kugira ngo ujye wumva ibiganiro byacu. Rero icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, ndagira ngo nkubwire ngo nuwumvira iri jambo ry'Imana, uhereye none, ejo mu gitondo, ejo nimugoroba, mu mezi ane, atanu, umwaka, uraza kubona impinduka z'ubuzima bwawe. Ujye ukurikirana ibiganiro byacu, ndakubwiza ukuri ko hari ibyo twishyiramo ugasanga biri kugenda bitwaka amahirwe yacu, ugasanga ubuzima bwacu buri kugenda busubira habi aho kugira ngo bujye hejuru. Rero reka manze mbabwire umuntu ushobora kuba ari we muntu uhiriwe ku isi kurusha abandi. Turasoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 5 ku murongo wa 3. Harimo ijambo rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umanze wibuke ko Imana irema umuntu yaramubwiye ngo byose byo mu isi ndabiguhaye, ngo genda ubiyobore ubitegeke byose, nurangiza unabyite amazina. None iri jambo ravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Bivuga iki? Bivuga ngo n'ubwami bwo mu ijuru. Nuramuka ubaye umuntu ushaka kuba umukene mu mutima wawe, ni ugushaka kumenya imbabazi z'Imana, ni ugushaka kumenya gukora kw'Imana, kwera kw'Imana, icyo igushakaho. Igihe cyose ushobora kumenya icyo Imana igushakaho, urangiza urahita umenya icyo wowe ukeneye. Rero bivuga ngo numara kumenya icyo Imana igusaba urakiranuka, nukiranuka n'ibyo mu ijuru ni ibyawe.